guys ntago ninkinga nuko ndi kuyigaburira amasaha yarenze iba yarakaye mo apocuri wino wiri kagira amata kagira inka mubyeyi mfite nusoza mfite akabazo k'amatsiko nshaka kukubaza. Hello beautiful people, welcome back to my YouTube channel. I hope everyone is amazing. Guys, mumeze gute? Mumeze neza? Kanizere ko buri mukunzi wanje wese, buri mukunzi w'ibikorwa byanje wese kameze neza guys. Yambi kuri foshana rimba kumbuye. Noneho ini part 2. Nshaka kubaha show nari babwiye part 1 mwabonye ukuntu byagenze neza narahinze mu cyaro bane. Guys, ibintu bya biri boku ibintu byemeze neza cyane. Guys, no part 2 mbafitiye ibintu ngiye gukora nibisanzwe ngiye gutema ngiye kuzana ndabibereka ndabyibaye umutumba ngiye gutema umutumba ngiye kumva ibintu ni byiza cyane ngiye kubaha show nabwiye urubyiruko twese tuzafatanye dushaka ukuntu twakora nk'aka groupe tuzaduhura tugafasha abacecuru abasaza tukajya mu ntara. Guys, mbashishikariza ko si byiza se kandi nshimiye buri muntu wese ureba ibikorwa byanjye akabikunda akansupportinga no kuri support yose muma ndayishimira kandi comment zanyu zinera courage zinera imbaraga and ndabakunda ibyo murabizi. Reka nkomeze mbahe show yo mu cyaro mbashimishe ni KEVINE wanyu namwe murankunda wotari wakora subscribe please mbabarira ukore subscribe like and comment nuzajya kuri comment uzajye wisanzura uko ubonye video uko ubonye imeze nyine ushaka kuyibona nuyibone nkuko wowe wabitekerezaga sibyo uko uyibonye andika comment vuga umbwira uko uyibonye sibyo. Kai guys ndabakunda cyane pe kandi support yanyu waba uri mu Rwanda waba utari mu Rwanda abarundi kazi n'abarundi ndabasuhuje mwese. I hope ko meze neza and guys reka none ngiye gutema umutumba mbahesho bana we ngiye kugenda mbahesho none uyu munsi n'umutumba no harashya. Guys, reka njye gutema umutumba ndabakunda we love you. Guys, reka njye nanabigisha sibyo siko manura ibintu birimo hano byose bisa. Aya ni amateke, ibi ni ibishyimbo, iyi ni imyumbati. Ubu hari abantu b'i Kigali muzi ngo iyi myumbati ni isombe. Nanjye nemeze nkamwe kera ariko siko biri, ibintu byahinduye isura. Guys, uko nababwiye nje gutema umutumba nyine video yose marita mwireba nibibagirwe gukora subscribe nibagirwe ku likinga gutera comment. Guys, tujye tujya umutima wo gufasha duhane support mwana nagera ibintu biba byoroshye vraiment. Tegereza kuva Kigali ugatega ugaza ukiba umuntu subscribe kweli ariko mwebwe turakundana ntago mwabikora ahubwo ikintu gitangiye kunshanga ni kimwe ni ariko nta umutumba nguyu twahageze ku mutumba. Guys, ngiye gutema umutumba ibintu biri gukomeze video irakomeza na nyuma y'umutumba niki muze dutemana umutumba abakunzi bose KEVINE TV wowe unsupportinga wowe likinga video zanje wowe ma comment muze dutemana umutumba. Umutumba ntabwo uri butemeke ndakurahiye. What? Wanze gutemeka.
bitewe n'ahantu uyu mutumba ugiye kujya ugomba gutemeka ibyo wakigira byose. Imyaka mfite ntabwo uno mutumba wanyigira akarakade. Umutumba ugiye kundusha ubwenge. Ubu ngubu hari abana b'i Kigali batazi ibi byari byo, bavuga ngo ngaya ni amababi y'ibitoki bayita amakoma. Ibi ngo ni ibintu biba ngo ku bitoki, ni umutumba. Ukareba video yanjye ndi kukwigisha ibintu nk'ibi, ntume subscribe, ntunkorere share. Wa mutumba we uratemeka. Ikintu kirimo umutumba utangiye kugwa. Guys, please nimunseke, sibyo? Nimunseke, nta muntu umenya byose, ariko ibyo tutazi byose none se mbireke. None se mbwira abaturanyi iti muze mumfashe duce umutumba. Ntabyo nzi, ariko just I'm trying. Ngomba kubitryinga nkabigerageza, sibyo? Mu Rwanda ni igihugu cyiza gitemba amata n'ubuki. So that's why rero urangora ariko uratemeka. Nimuza kumenya impamvu y'uyu mutumba wanduhije gutya, mbabarira uzuminge kuri uno mutumba. Umutumba urakomeye kubera izuba. Nimba ari izuba, nimba ari ibiki byagukomeje, sinzi. Tekereza imitumba ya kera nuko yahoze, muze kutubwira muri comment. Guys, now tumanye nawe tugiye gukina boss. Ubu hari abantu mwarebaga video muri guse. Uzi ko birisereki ngwise mu mutwe. Do, ibintu byanje wajya nta mafu. Si, abantu b'i Kigali mubona murya nimumenya ngo ibintu babyagenze gute. Okay. Umutumbura nakomeye rero witonde. Guys, basi nubona nshoboye uzagira ijambo ryiza unsigira muri comment. Cyangwa se niduhura uzagira ikintu mbwira. Uyu si umutumba, sibonye ahantu turutse wari wananiye. Nyine hari umuntu uri kumva urimo urareba ino video arimo araseka wese aho KEVINE mana yanjye ni umusazi. KEVINE biki ariko babikomeye. Kamera uze kumfasha shaka kuntu bereka ino nyine ukuntu no karitsiye imeze. Gusa nyine babayeho neza cyane. Akazi karajyakomeje mwe mugize ngo sindasoje. Yapu uhezemo.
guys uyu mutumba reba umutumba wanduhije gutya ndi kuwuca nureba ino video ngo uyirangize ngo umenye amaherezo y'uyu mutumba. Kevine turagukunda, Kevine courage, mubinyereke ino video si part 2 part 1 mwayibonye guys. Ndabakunda mana we yewe cyane niye mucecu waje ukamfasha nukuri wananiye hasi kandi n'ubundi nagihereye hasi ntabwo nigeze nema hejuru. Oya urona agiciyemo kabiri nari gutema insina yose se nari gutema insina yose. Oya ari gutema uwo mutumba hehe se dore natemeye hano nyine uwo mutumba ari kuwucamo kabiri ugasa n'ugira nakucamo kabiri aje ukamwerekera waje ukanyereka ntabwo yabaye mu nkasi. mubyeyi warumbwiye nawutemeyemo hagati se nari gutemere hano none se iyo ngutemeramo hano ubu wari kuzamanuka nawutemeye hano ariko n'ubundi kinkwise mu mutwe. Niwe rero ubiteye nijye ubiteye iyo gihera hano cyari kuva hasi uri kuvuga gake kuko hano hari abantu sibyo bari kunkurikirana bakurikirana Uwase KEVINE TV. Mwumva ukuntu umutumba barawutema bawuhereye hasi, iyo uhereye hagati urakuvuna. That why nanjye wankubise mu mutwe wamvunnye. Nari guhera hano hagati, namara guhera hagati se nkawukatamo. Dore ngo uyu muhoro nakoresheje cyangwa ni umuhoro udacyaye nakoresheje. Udacyaye ubu cyo kintu mufashe ngugirire gutya wenda wikurira kiramanukira mu mizi se cyangwa oya ikikamo kabiri uraciramo kabiri. Oh my god, oh my god, oh my god, by the way. Dore kamarijo. Nikagena. Dore ngicyo kiraguye. Ajaba. Ibintu birarenze cyane. Mubyeyi mfite nusoza mfite akabazo k'amatsiko nshaka kukubaza. Sibyo? Nk'uyu mutumba uguriki. Uri kumva? Gutya uwuciye. Hazereraho yindi nsina ibe nk'iyi. Ibingibi nizo zizakura aho. Ubu kino birarangiye manda kirarangiye. Nago kizongera kwera. Oya nuko kirimbura kimaze kuburamo hasi. Ubundi Ugahingiriza. Ugahingira zina akaba arizo zikura. Okay. Thank you. Murakoze cyane. None se ubwo urumva nk'umuntu ufite n'imirima yuzuye insina bikaba ngombwa ko yose kayikata. Iyo yikasi iyo mirima yose nyizo nsina zose zikuye nyine agiye aca imitumba byose akabikuramo bigenda gute? Ntabwo zose zivamo. Hari utwana dusigaramo. Reba nka kari. Aka ngaka. Uratema kiriye. Hano hasigara akana ka. None se ubwo mu kwera kw'ibitoki biratinda kuko urumva iki ngiki kiba ari kinini kizaho ibitoki. Nyine uzazicira kugira ngo cyane ari kinini. Ino ngurivo. Iyo iki kivuyemo kino kera vuba. Kubera ko nta kiba kitari ku nguni y'undi mutumba. Warugiye he? Ngiye rugurira ku muhanda. Ku muhanda? Urakoze cyane Imana igukumira umugihe. Ubu kino kirya inka. Inka ikakirya ikakimara. Ariko uw'imbere ntabwo uyira.
iki cyumweru kubera kiba kivuyeho igitoki cyetse nk'iyi ngiyi niho agatima k'imbere yego naho iyo ngiyo umutima w'imbere uwukuramo. okay ari iki nibi inka sinabonye zirya nibi ari ibi nibi ibyiza kunka cyane nibi nibi ngibi bitera vitamine. Abakunzi banje mubona mami hano nende gufata video ndi kwereka urubyiruko ukuntu duhagarire hano nimba bitakugoye ariko nta kibazo bamigiye uragiye guys ndabazuje cyane abakunzi banje abakunzi b'Uwase KEVINE TV. Hano haje umubyeyi mwiza cyane aratambutse gutya hari urugo rw'imiyenzi ruzitiye abona ngo ndi gutema nabi umutumba araje aramfasha aranyerekereye asibye nge ntabyo narinzi ndahamya neza ko bamwe muri mwe mu bakunzi banjye munkurikira harimo n'abandi batari babizi. Abantu tubona ko uyu mubyeyi agize neza ababyeyi mugomba kudusapotinga muri ubu buryo. Uyu mubyeyi nagabo bati umuntu ungana nkawe se ibiki nagaze gutema umutumba nagaje araje aramfashije arambwiye ati ntago umutumba ari gutyo bawutema aranyerekereye kandi koko nibyo nge natemeye hagati ariko guys nukuri mami nubwo natemeye hagati nkatema maybe ni gato nako kananiye ariko nyagasana kumera umugisha urakoze cyane abakunzi b'Uwase KEVINE TV. Suza bari abantu badukurikiye twabashuje nukuri turabazuje cyane nyagasana kumera umugisha mu urakoze cyane zaza kugusura tuganire nawe nshaka kuba umworozi tuganire guys uno mubyeyi muzamwibuke tuzajya kumusura yatugiriye neza cyane guys nzaba umworozi nanjye mfite abasapota benshi abona uyu mubyeyi n'ukuri Imana ikumera umugisha tubusangiye urakoze cyane n'ukuri urakoze pe ndumva mfite ibyishimo byinshi cyane ndumva nishimye Imana iguhe umugisha mami murakoze pe guys birandenze gusura mu byankoze ku mutima n'ukuri bakunzi banjye muzamwibuke umuhoro ugiye he umuhoro ndawubuze guys binkoze ku mutima birandenze cyane uriya mubyeyi muzamwibuke guys dukomezanye na video kugeza ku musozo ndabakunda cyane I love you more kuna mutumba wanjye ngusoze nakajyanye w'umubyeyi yanciriye ariko ni munini ni gahunda nuko imeze ukubita rimwe pa bitabiba guys dukomezanye na video nukuri mba navunitse bagitwara kuno love you.
no nka twarayitetesheje gwino urye mo enda biryo guys ntabwo ninkinga nuko ndi kuyigaburira amasaha yarenze iba yarakaye mo apocuri gwino wirira kagira amata kagira inka gwino gwino guys inka yashonje pe natinze mwabonye ibintu byambayeho. Hello guys, umeze gute? Umeze neza? I hope ko buri mukunzi wanjye se kameze neza cyane, buri mukunzi bikorwa byanjye by'umwihariko kameze neza cyane guys. And twabanye ndi gutanga introduction babwira ibikorwa ngiye kubakorera, natemye umutumba right now finally naje kugaburira inka. Mwayibonye isi bimara, ariko murabona ko nyine imeze neza guys. Ndagushimiye we warebye ino video yanjye kugeza itangiye kugeza ku musozo, wo maye subscribe, ukanze like, wote comment by'umwihariko wo nkoreye share. Nuko Nyagasana kumera umugisha mwinshi cyane, tunashimira mubyeyi wadufashije. Nayigize ngiraje nago ninkinga ahubwo nayigaburira haga inka yahaze iteye ukuguru ikinono, iteye ikinono ngira ngo iraje. Guys ndabakunda cyane, ndabakunda wowe ukomeje kunsapotinga. Nyagasana kumera umugisha mwinshi cyane. Remember ko iyi ari part 2 na part 1 mwabonye ukuntu yagendeza, mwarayishimiye n'ukuri mufashe ni part 2 muyikunde kandi cyane. Ndabakunda waba uri mu Rwanda uri hanze yawo, turagushimiye. U Rwanda ni igihugu cyiza cyane gitemba amata n'ubuki, by'umwihariko dushimira umubyeyi wacu Perezida Paul Kagame ukomeje kudufasha kugera ku iterambere. Ibi byose ni ukubera we, aharagiye yumva ko natwe urubyiruko ibyo dukorera birarenze. Turamushimiye cyane, turamushimiye. Nyagasani njya komeza mumera umugisha. Murakoze cyane. Ciao ciao.